ntabwo ababyeyi be bari bazi ko azaba ikiraro nk'uko izina ry'iryo muntu. Nyemerera iyi mikoro nyitunge maze nawe untege amatwi mugezeho umunyabigwi ndetse ukunzwe cyane uririmba indirimbo zigahembura imitima ya benshi, akaba akunzwe cyane muri uno mugabane w'isi yacu turimo. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu 1992 nibwo yabonye izuba, ndetse kandi umuryango we wishimira cyane umwana mwiza bari babonye. Uwo akaba ari Israel Mbonye, ariko kandi ababyeyi be bakaba baraje kumwita Mbonye Cyambu. Yavukiye mu gihugu cya Kongo, ariko ntabwo ari wowe yakomereje ubuzima bwe, kuko mu 1997 baje kuba mu Rwanda aho bita Kimisagara i Kigali. Akaba yaravukiye mu muryango w'abana 7, abahungu 4 ndetse n'abakobwa 3. Akaba ari we muhungu mukuru iwabo, ndetse akaba ari nayo mfura mu bahungu. Israel Mbonye avuga ko akiri umwana yumvaga azaba umupilote, ariko uko yagendaga akura byaje kugenda bihinduka, kuko yakuze akunda kuba mu nzu y'Imana, agakunda gucuranga, ndetse agakunda gukurikira abantu babaga bafite gitari, biza kumuviramo kumenya gucuranga gutyo. Bitewe n'inshingano umubyeyi we yari afite, ubwo bajyaga Kimisagara baje kuhimuka, bimukira i Musanze aho yakomereje amashuri ye abanza primaire, ndetse icyiciro rusange troncome aza kugikomereza ku Nyundo, ariko akaba avuga ko atigeze yiga ibijyanye na muzika. Akaba yaraje gusoreza muri École de Sciences i Nyanza, akaba ariho yarangirije amashuri ye yisumbuye. Ubwo yivugira ko mu rugendo rwo kwiga gucuranga, aho bari batuye i Musanze, ku rusengero rwabo bari bafite ishuri ryigishaga muzika, ariko ubwo bakoraga examen yaje gutsindwa, ndetse bimuviramo no kuba yakwirukanwa muri classe, ariko bitewe n'ukuntu yabikundaga akajya agenda agaruka nubwo bari baramwirukanye. Ntabwo yacitse intege bitewe n'uko yakundaga gucuranga. Rimwe mwarimu we yaje kubona ukuntu yari afite umuhate, maze yemera yuko yiga. Ubwe yivugira ko yishimye cyane kuko yari abonye amahirwe yo kuba yakwiga gucuranga. Yize ashyizeho umwete kuko yari abikunze, maze abo biganaga bitewe n'uko batabonaga umwanya, yashyizeho umuhati, arabikunda, biza kumuviramo kuba umunyeshuri wa mbere wahize abandi mu gucuranga. Mwarimu we abonye ukuntu yabikunze ndetse akabiharanira, yaje kumuha igihembo cyo kuzacuranga mu rusengero nk'umunyeshuri witwaye neza mu bandi. Ubwo yacurangaga mu rusengero abantu bose barishimye, maze nawe biramurenga. Avuga ko nubwo yakundaga gucuranga piano kandi akunda no gucuranga gitari, atigeze abona umwarimu umwigisha gucuranga gitari, kuko ubwe ari we yaje kuyigisha abikuye ku muyoboro wa YouTube. Ubwo yari ari ku ishuri yaririmbaga mu matsinda agiye atandukanye, aho twavuga nk'intumwa za Yesu, Amani, Hopes ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Byose yabikoraga kugira ngo yihugure mu bijyanye n'umuziki. Kuba mu matsinda byamuteye kumva yaba umuhanzi, aza kwigira inama yo kuba yabika amafaranga ya Argent de Poche. Ayo akaba ari amafaranga yahabwaga iyo yabaga yasuwe, ndetse yari afite inzozi z'uko narangiza kwiga azasohora indirimbo binyuze muri ayo mafaranga. Umunsi umwe haje gutegurwa irushanwa ari ku ishuri. Iryo rushanwa rikaba ryari ryateguwe mu buryo bwa demokarasi. Yaje gutsindira ibihembo, ahabwa amafaranga menshi, aza kuyahuza namwe yari yarabitse asoje kwiga niyo yatangiranye ubwo yajyaga gukora indirimbo ziwe muri studio. Asoje kwiga yaje kuyoboka inzira ya studio abifashijwemo na nyakwigendera Junior Multisystem. Yamufashije kumukorera indirimbo ebyiri,
izi ndirimbo akaba imwe yari yishyuye 25,000 n'indi ubwo byumvikane ko yatanze 50,000. Ako kandi nubwo yakoze izi ndirimbo avuga ko nta n'imwe yigeze asohora cyangwa ayishyire hanze bitewe n'uko ubwe yayiririmbaga cyangwa no kumva ko icyo yashakaga yari amaze kukigeraho. 2011 nibwo yasoje amashuri ye yisumbuye aza gukomereza hanze university aho yari agiye kwiga ibijyanye na farumasi. Ageze mu Buhinde yasanze higanje gukoreshwa gitari kandi we ntayo yari azi kuko yari azi piano, maze ayoboka inzira ya YouTube ndetse yitegereza cyane ubuhanga bw'ayo mavideo yarebaga, arabikunda. Bidatinze yaje kuba umuhanga mu bijyanye no gucuranga gitari. 2013 yaje guhura n'umunyarwanda wabaga mu Buhinde wari ufite ubumenyi mu gutunganya amajwi, amukorera indirimbo yiswe Number 1. Imaze gusohoka abanyeshuri barayikunze cyane twiganaga, batangira kwisangiza abandi harimo n'abo mu Rwanda. Si niyo ndirimbo gusa yakoze kuko yaje gukora indi yise Imigezi y'i Babuloni, noneho yaje gukundwa irakundwa kazi. Israel Mbonye yaje gutungurwa no kumva umubyeyi we papa we amuhamagara ati umva indirimbo ukuntu ari nziza, ifite amagambo meza cyane. Papa wanjye ntabwo yari azi yuko iyo ndirimbo ari iyanjye. Nahise mpamagara mushiki wanjye ndamubaza nti se papa wamubwiye ko indirimbo ari iyanjye? Ntibyatinze kuko yaje kongera kumpamagara arambaza ati ese amakuru ndi kumva ngo indirimbo ni iyawe nibyo koko? Naramubwiye nti yego. Israel Mbonye yaje kuba igitaramo ahantu hose bitewe n'ubuhanga bwari mu ndirimbo ze, ijwi ndetse n'injyana. Aramenyekana cyane, bidatinze aba ikimenywa na bose. Si papa wamamagaye gusa kuko na mama nawe twaje kuvugana, ambwira ukuntu yaba muri bisi, mu isoko, ahantu hose ugenda wumva barimo bacuranga indirimbo zanjye kandi yumva ari ibintu bimunejeje cyane. Icyo gihe nibwo nahise menyekana, itangazamakuru rirampamagara, mbona abantu benshi bampamagara. Icyo gihe sinzabyibagirwa kuko Adrien Misigaro niwe muhanzi wa mbere wampamagaye ambwira felicitation indirimbo Number 1 nari maze gusohora, ambwira ko yayikunze. Sinari muzi ariko kandi nahise ngira amahirwe ndetse n'umugisha wo kuba namenyana n'umuhanzi nk'uwo ngo ukirangiriye mu Rwanda. Ushobora kuba wibaza ko mu muryango wa Israel Mbonye hari aho akura impano yo kuririmba, ariko ubwo yivugira ko nta muntu n'umwe akuraho iyo mpano usibye mama we kera wajyaga uhimbira korali, ariko nta muntu akuraho impano yo kuririmba. Ubwo yasozaga kwiga kaminuza mu gihugu cy'Ubuhinde yaje kugaruka mu Rwanda, aza gusanga yarabaye icyamamare iwabo mu Rwagasabo. Ageze kuri airport ku kibuga cy'indege nibwo yahuye n'abanyamakuru uruhurirane, bamutunze kamera zitazima bamushakaho interview. Avuga ko yari afite ubwoba bwinshi cyane kuko ari ubwa mbere yari agiye gukora interview kandi nibwo bwa mbere yari atanze amakuru ari kumwe n'itsinda rinini ry'abanyamakuru. Akimara kugera mu Rwagasabo kandi nibwo yahise abona ko umuziki ari ibintu bye, atangira gukora atikoresheje. Ubwo nibwo kandi yahise ashyira hanze album ye volume ya mbere. 2017 yaje kuba yasohora album ye ya kabiri ayita Intashyo. 2022 kandi yaje kuba yamurika volume ze ebyiri, ariyo volume ya gatatu ndetse n'iya kane. Imwe ayita Mbwira ndetse indi ayita Icyambu. Si nizo volume gusa yasohoye, ko 2023 yaje gusohora indi album volume ya gatanu ayita Umusirikare.
Muri urwo rugendo rwose yari arimo rwa muzika yaje kuba yatsindira ibihembo bigiye bitandukanye, kuko 2019 yaje kuba yahabwa ibihembo nk'umuririmbyi mwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, akaba yarabihawe na Salax Awards. Si icyo gihembo gusa yahawe, kuko 2020 nabwo yaje kuba yahabwa igihembo cy'umudiaspora witwaye neza mu gihugu cy'Ubuhinde, kikaba cyarateguwe na Africa Entertainment Award. Iri rushanwa rikaba ryarateguwe na Africa Entertainment Award, rikaba ryarabereye USA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 2020 nanone alubumu ye yitwa Mbwira yahize izindi alubumu, aho iryo rushanwa rikaba ryarateguwe na Maranatha Awards. Si ibi bihembo gusa yahawe, kuko 2023 yaje kuba yakongera kuba umuhanzi uririmba neza cyane mu bihembo bye byateguwe na The Choice Awards. Israel Mbonyi ni umuhanzi ukunzwe cyane muri East Africa cyane, bitewe nuko agerageza guhimba indirimbo buri wese cyangwa buri muntu yiyumvamo. Aho twavuga nk'indirimbo yitwa Ni Nasiri yahinduye cyane imitima ya bose, aho twavuga ko bitewe n'amagambo ayigize ikaba imaze kurebwa n'abantu 68,000,000 mu gihe kingana n'umwaka. Kandi twavuga ko abantu bayikunze bangana n'ibihumbi 300 barenga, ndetse abagiye batera comment bitewe n'amagambo arimo n'uko ikoze bakaba bagera mu bihumbi 24. Ni indirimbo urebye kuri platform ziwe nka YouTube channel ye yakunzwe cyane mu ndirimbo zose yagiye asohora cyangwa yaba yagaragaza, kuko yagiye ikorwa n'abantu bagiye batandukanye, yaba abo muri iki gihugu ndetse no hanze bagerageza kongera kuyigana bayisubiramo. Israel Mbonyi abajijwe icyamuteye imbaraga, yasubije ko mu byo wakora byose umuryango wawe ari wo wa mbere kurusha abandi bantu bose, ndetse n'ibintu byose waba urimo gukora. Akomeza avuga ko kandi abantu bose bashobora kugukunda, ibyo ukora bakabikunda bikaba byiza mu maso yabo, gusa rimwe bakakuvaho. Bashobora kugushyira hejuru ariko kandi bashobora no kugushyira hasi, ariko umuryango wawe ukomeza kugufasha uko waba usa kose, uko waba umeze kose, yaba waba uri ikigoryi, icyo waba uri cyo, baraza bakabana nawe muri ako gahinda ndetse n'ibibazo byose uburimo. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yaje kuvuga umuhanzi afatiraho icyitegererezo cyangwa role model wiwe, aho yaje kuvuga ko umuhanzi witwa Benjamin Dube ari we wabaye role model we muri uru rugendo rw'umuziki. Yongeye kubazwa icyamugoye muri muzika, yasubije ko ikintu cyamugoye cyane ari ukuba yavugwa, kuko uko yagendaga abyumva yahitaga yibaza ikizakurikiraho. Gusa umuntu wese uzwi cyane agira pressure y'abantu cyane, nk'umuntu ugukunda aba yumva yagira ijambo ku byo ukoze byose. Rero abantu bose turakosa, ntago washimisha abantu bose icyarimwe. Ubwo yaganiraga n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho twavuga nka Simbi TV, Chita Magic ndetse na Yago TV, yaje kuba yabazwa ibibazo abafana ndetse n'abakunzi be bamukunda baje kubaza, aho babajijwe ku kijyanye no kuba yaba afite umukunzi. Aha yaje kuruca ararumira, kugeza ubu ngubu nta mukobwa cyangwa uzwi baba bari kumwe mu rukundo. Nubwo ntacyo yigeze atangaza ku kijyanye no kuba yaba afite umukunzi, ariko yaje gutangaza ko igihe cyose ubukwe bwe buzabera buzaba ari kuwa 5, ndetse kandi bukazakomeza no ku munsi uzaba ukurikiyeho, aho yaje kuba yatanga ihurizo kuko atavuga itariki cyangwa umwaka. Ndagushimiye wowe ukomeza kunkurikira kuri channel ya Ann TV Show, gusaba kuntera inkunga muri bwa buryo bwa subscribe,
share and comment. Niba wifuza yuko hari undi muhanzi twazakubwira watwandikira muri comment nk'uko abandi bagiye babikora, ubundi tukakugezaho amateka ye y'urukundo ndetse na kariyeri ye yaba ariyo yose yabakora.